hagamijwe kuzamura ireme ry'uburezi, leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'ifunguro ku ishuri, aho abana mu mashuri y'incuke, abanza, yisumbuye n'ay'imyuga bahabwa ifunguro ryuje intungamubiri. Iyi gahunda yaje kunganira ababyeyi, yafashije kurwanya ingaruka z'imirire mibi ku ishuri, bituma abana badata ishuri cyangwa ngo bakererwe amasomo ya nyuma ya saa sita. Byongera ubusabane mu banyeshuri, bifasha ababyeyi kubona umwanya uhagije wo gukora bakiteza imbere. Abahinzi n'amakoperative begereye amashuri nabo babona isoko ry'ibyo bejeje. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere iyi gahunda rero, tariki ya 6 Werurwe umwaka wa 2023 mu Rwanda tuzizihiza umunsi nyafurika w'ifunguro ku ishuri. Uyu muhango uzizihirizwa mu turere twose, naho ku rwego rw'igihugu ukazabera mu karere ka Kayonza. Insanganyamatsiko iragira iti kongera no gushimangira gahunda yo guhaha ibyera iwacu, uruhare rw'ubwisanzure mu buhahirane nyafurika muri gahunda irambye y'ifunguro ku ishuri no kuzamura ireme ry'uburezi. Babyeyi rero, nimutanga umusanzu wanyu uko biteganyijwe, abarebwa n'iyi gahunda y'ifunguro ku ishuri twese tuyigira iyacu, bityo twimakaza ireme ry'uburezi mu Rwanda. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri y'Uburezi.